ubuzima si igitabo cyanditse neza ahubwo ni urugendo rwuzuyemo imitego ibigeragezo ndetse n'amahane. Ariko se ni gute umuntu yaba hatuje kandi yishimye? Hari ubwo wumva umunanira agahinda n'amarira biri hafi kukuganza, aho abandi babona icyizere uko ahabona amarira, aho abandi bavuga amahirwe uko ahumva umwijima. Ariko ndashaka kukubwira ikintu kimwe, ubuzima bushobora guhinduka mu kanya gato. Mu nkuru y'uyu munsi tugiye kwinjira mu mabanga yo kubaho utuje, ufite amahoro yo mu mutima kandi wishimye. Nubwo ubuzima bwawe bukugoye, nubwo inzira yawe irimo amabuye, tega amatwi kuko ibi bigiye guhindura uko utekereza, uko wiyumva n'uko ubona isi muri rusange. Nyuma yo kubona ko ibintu byinshi mu buzima bitagenda uko twabyifuzaga, abantu benshi batangira kwiheba. Ugasanga umuntu yibaza ati ese nari naravukiye gukena, kuki ibyiza byose biba kure yanjye? Ibyo bitekerezo bikomeza kugushengura umutima kugeza aho utakibona imbaraga zo guhaguruka. Ariko hari igisubizo, kandi igisubizo si amafaranga, si izina, si imbaraga, ahubwo ni umutuzo w'imbere mu mutima wawe. Ese wigeze kubona umuntu ukennye ariko ukabona asa n'uhagaze neza kurusha n'utunze byinshi? Ese wigeze kubona umuntu ufite byose, inzu, imodoka, amafaranga, ariko ukabona atuje nk'uri mu ntambara itagaragara? Ibyo byose bitwereka ko amahoro n'ibyishimo bitava mu bintu byo hanze, ahubwo bituruka mu mutima wacu. Emera ko ubuzima bugoye, ariko si intambara idashobora gutsindwa. Iyo wemeye ko ubuzima bugira ibihe bibi n'ibyiza, ubasha guhangana nabyo udatekereza ko uri wenyine cyangwa uri mu kaga kadashira. Erega buri muntu afite ibigeragezo bye, nta n'umwe utabicamo. Shima duke ufite, fata akanya urebe ibyo ufite aho kwibanda ku byo ubura. Niba ufite ubuzima, ukagira icyo urya, ukagira aho uryama, hari byinshi ushobora gushimira. Ibitekerezo byiza biva mu gushima. Kora ku nzozi zawe gahoro gahoro. Buri munsi ukoze ikintu gito kigana ku nzozi zawe, ubona imbaraga nshyashya. Ntukite ku muvuduko w'abandi, urugendo rwawe ni urwawe. Uruhuka uko ubishaka, ariko ntuzareke inzira watangiye. Hari ibintu wakora buri munsi kugira ngo uhore utuje kandi wishime. Irinde kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Erega uko ubona uriya muntu wateye imbere, abamufashe si bo bazagufasha. Iherezo ryawe si ryo herezo rye. Buri wese afite urugendo rwe. Tega amatwi ibyiza, soma cyangwa wumva amagambo akubaka. Ibyo wumva bitera imbaraga ibyo utekereza. Erega no kumva iyi video ni ingenzi, bikongera imbaraga, bituma wongera guhaguruka, biguhereza icyizere. Gerageza gufasha abandi niyo byaba ari bike, guha abandi bishimisha kurusha kwakira. Ntacyo ubura ngo utuze, ntacyo wategereza ngo wishime. Ibyo byose biri imbere muri wowe. Ukeneye gusa guhitamo gutangira none, kwikuramo ibikubuza amahoro, ugakomera nk'ibuye ryubatse inzu. Wumve, wiyumvemo icyizere kandi wibuke ibi. Ubuzima bushobora kugora, ariko ntibukubuza kwishima. Umutuzo si ukutagira ibibazo, ahubwo ni ubushobozi bwo kugumana amahoro hagati mu bibazo. Aya ni amagambo y'umusaza umwe wigeze kumbwira ubwo twari twicaranye mu modoka ndi ku rugendo. Namuteze amatwi kuko numvaga avuga ibintu bisanzwe ariko bikubiyemo ubuzima. Yarambwiye ngo hari igihe uzajya usinzira ukumva nta kintu isi yaguhaye uretse umwuka wonyine urimo guhumeka, ariko niba uri kuwuhumeka utuje, ni nkaho watunze isi muri rusange. Aha niho natangiye gusobanukirwa, numva ngize imbaraga muri njyewe, numva nshobora gutangira gukora. Hari igihe abantu babona abandi batera imbere, bagura imodoka, bubaka inzu, bagakora ubukwe butangaje, maze nawe ukicara ukavuga utese kubera iki njyewe nakoze iki? Ariko nuzi ibihe byabo, intambara badwanye cyangwa ibyashoboraga kubahitana. Ntukagire isoni zo kuba utarahagera. Aho uri ubu bishobora kuba ari intambwe yawe ya mbere kugeza ahantu heza. Shyiraho akanya kawe, ukore gahoro gahoro utuje, uzageraho nawe ibyawe bizavuga. Amahoro aturuka mu kwemera no kwihanganira inzira. Waba warigeze kunyura mu muhanda w'igitaka urimo ibyondo n'amabuye, ukageraho ukavuga ngo uyu muhanda ni wuzuye, ariko si iyo ugeze iyo ujya ugasanga wa muhanda niwo ukugejeje iyo washakaga kugera, uhanagura ibyondo wishimye. Nuko ubuzima bumeze. Hari inzira mbe zirimo amarira, zirimo agahinda, ariko nizo zitwubaka. Ntushobora kumenya icyo umutima wawe ushoboye utaragerageza. Abantu benshi batekereza ko bazishima nibamara kugira amafaranga, nibamara gushaka, nibamara kubona akazi cyangwa inzu nziza, ariko ibyishimo nyakuri bitangirira mu mutima. Banza wemere ko ushobora kwishima n'iyo ibintu byose bitagenze neza. Kwishima ni icyemezo uhitamo buri gitondo. Uhitamo kureba ku byiza, uhitamo kubabarira, uhitamo gutekereza ibizima aho gutekereza ibibi. Umva aka gakuru kwa Kevin yari umusore wacikishije amashuri kubera ubushobozi. Yashakaga kwiga akagira inzozi zo kuzaba muganga, ariko se yaje gupfa. Nyina nawe ararwara bikomeye. Ubwo urabyumva nk'umuhungu mukuru yaje guhita aba umutware w'urugo. Inzozi zo zose zasaga nk'izashize, ariko aho kwiheba yahisemo kuba igisubizo. Yize kudoda, ajya akora amakoti n'amashakoshi. Ubu yateje imbere umuryango we, yohereza abana ku ishuri, kandi yishimiye ubwo buzima bumeze gutyo. Ntabwo yigeze aba muganga, ariko yabaye umuvuzi w'imibereho y'abandi. Ibyishimo bye byaturutse ku kuba igisubizo aho ikibazo cyari kiri. Umutuzo ni urugamba, urwana n'amarangamutima yawe buri munsi. Ibyishimo ni icyemezo uhitamo. Kwemera uko uri naho ugeze ni intambwe ya mbere yo kugera kure. Ntukibwire ko udafite icyo umaze, wowe ubwawe uri umugisha. Hari igihe umuntu agira agahinda nk'aho kazahoraho, ariko kuri nuko n'ububabare bugira igihe cyabo. Si igihe wamenya neza, ariko igihe kizagera. Agahinda ni nk'imvura, imvura iragwa ariko igihe kikagira umuco ukaboneka. Ntugacike intege kuko uri mu mvura, ahubwo wiyubakemo icyizere cy'uko izuba rizagaruka. Ubuzima bushobora kukugora, ndabizi ushobora gucika intege bukagusiga uri wenyine, wumva ko nta n'umwe uguhumuriza. Ariko ndashaka kukwibutsa ikintu kimwe cy'ingenzi, nturi wenyine. Hari abandi benshi babiciyemo ibyo urimo kunyuramo kandi babayeho neza, basubiye kwishima, basubiye guseka, basubiye kwiyubaka. Nubwo amarira yakuzuye, uzagira umunsi uzazimya agahinda. Nubwo uyu munsi
umunsi waba wicaye mu mwijima w'igikomere izuba rizongera kurasa ku buzima bwawe. Nta gahinda gahoraho, nta mvura idahita, nta mwijima udaca. Gira icyizere gike gike ariko gihamye. Genda buhoro ariko ntuhagarare. Tekereza ku byiza byariho, ku nzozi wigeze kugira n'ubundi uzongera uzigire. Fata umutima wawe wishyiremo ko ejo hazaza hashobora kuba heza, kandi hazaba heza kuko uri kurwana ngo uhagere. Nawe ubaho neza kuko adafite ibibazo. Abaho neza ni abahitamo kudaha ibibazo uburenganzira bwo kubatwara byose. Komera ku mutima, komera ku nzozi, komera ku cyizere. Ndabizi ubuzima buragoye ariko wowe urakomeye kurushaho. Niba iyi nkuru yagukoze ku mutima byandika muri comment, uyisangize abandi. Ndabizi hari abakeneye kumva ibi, hari abakeneye kongera kugira imbaraga, hari abakeneye gutuza nubwo ubuzima butaboroheye. Ijwi ry'amahoro nirisakuza ariko iyo rikuvugiye imbere riragukomeza. Uboneke, utsinde, wishime. Amagambo atera imbaraga. Isomo ry'ubuzima. Rwanda Event TV.